for a great America. This is an act of war for a free and independent Iran. Ni intambara ikomeje kuba yateza akajagari ku isi. Abantu bari kugenda bayirengagiza cyane, bakaba batuma habasha kuba havamo intambara y'isi yose. Uburyo biri kubasha kuba byagwanamo biri kugira ingaruka nyinshi ku baturage, abegereye igihugu cya Iran n'abegereye igihugu cya Amerika. Abitewe n'uko ibi bihugu ko ari bibiri biri super power, bikaba biri kubasha kuba byakoresha ibisasu bikomeye cyane, abiremereye cyane, aho bari kubasha kuba barwanira cyangwa se bari kubasha kuba bakohereza intwaro ari guhita hibera ubutayu. Ariko abantu bayoboye isi ndetse abayobozi bayoboye isi, nuko mu bihugu biyoboye isi, igihugu kimwe cya Amerika kiri mu biyoboye isi twakwita nka big power mu bihugu bikomeye cyane ku isi, hakaba harimo Amerika, ariko nayo ikaba ariyo iri kuhangana n'igihugu bita Iran. Mukaba muzi ko ku isi hari ikindi gihugu bita Ukraine kiri kubasha kuba cyagwana n'Uburusiya. Iyo ikaba ari intambara imaze imyaka myinshi ikomeje kuba yaba ku isi. Ese izi ntambara ziri kuba zaganaye? Tekereza neza nk'umuntu ushishoza, ubashe kuba wareba ese niki kigiye kuba cyaba ku isi, ese nizihe ngaruka ziri kubasha kuba zaba ku isi. Gusa mu by'ukuri abantu bakikije isi bose ntago bari kubasha kuba kwita kwa agaciro ku gaciro k'izi ntambara ziri kubasha kuba zaba ku isi. Abari kwibagiza ko haciyemo agatutsi gatoya Amerika yabasha kuba yasohora ibisasu bya kirimbuzi, ariko nanone kandi mukamenya ko igihugu bita Uburusiya nabwo bufite ibisasu bya kirimbuzi, nabwo bwabasha guhita busohora ibisasu bya kirimbuzi bigahurira mu kirere. Mu by'ukuri Amerika ifite ibisasu bibiri bikomeye cyane ku isi, ndetse n'Uburusiya nabwo kagira ibisasu bibiri bikomeye ku isi, harimo ikibasha kuba cyarimbura isi, hakabamo n'ikindi cyakizimya. Ariko urumva nubwo cyabasha kuba cyazimya isi, ntabwo habona ingaruka nyinshi cyangwa se ibyorezo bituruka ku baturage. Muzi ko hari igisasu kigeze kuba cyagera muri Gashaki, Hiroshima na Gashaki babasha kuba bamena igisasu gikomeye cyane, gituma abantu bose bavukira bahita bapfa cyangwa se bakavuka bafite uburwayi. Ariko aka kanya ngo tuvugana, abantu ntabwo bari kwirengagiza kuba Amerika iri kurwana na Iran, Uburusiya bukaba buri kurwana na Ukraine, ndetse no muri Afurika Kongo nayo ikaba ikomeje kuba yarwana, ndetse n'ibindi bihugu byose tutabasha kuba twashiramo, byose bifite ingaruka zikomeye cyane, ariko abantu bakaba bakomeje kuba babyirengagiza. Utekereza neza wakumva uburemere izi ntambara zifite, ari uko Amerika ifashe igisasu gikomeye ikabasha kuba yakirasa muri Iran, kandi mukaba muzi ko Iran nayo isanzwe ikora ibisasu. Ese bari gupfa iki? Bari kugenda bite cyangwa se bari gutangira ute? Amakuru yo guturuka hirya no hino bari kuvuga ko mu gihugu kimwe bita big power America iri kubasha kuba yabuza Iran ngo kuba yakora ibisasu bya kirimbuzi, ngifite uruganda rwo kubasha kuba yabitegura, kubera ko isijemo akajagari, buri gihugu kikagira ibisasu bya kirimbuzi, haba akajagari ku isi, bikarangira habaye ikibazo gikomeye cyane ku isi. Ese biraza kugenda bite? Niba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel yacu, kanda ku buto subscribe, ukandi no kunzogera kugira ngo video zose tubashe kuba twakora ziteze kugeraho muri ako kanya. Nge ni Didi wanyu bakunda, umwe mu begeranya amakuru, akabasha kuba yasearchinga amakuru agezweho ndetse n'atagezweho, akabasha kuba yabagezaho. Ntugende udakanze ku buto subscribe, tuze guhurira mu kanya mu yindi video tuye kubasha kuba twabakorera uburyo bikomeje kuba byakwigendekera mu gihugu cya Iran ndetse na Amerika, mu Burusiya ndetse na Ukraine.